turabashuje cyane mwese abaduteze amatwi kuri Zova FM. Nkuko bisanzwe rero uyu ni wa mwanya mwiza w'ibiganiro tugenda tubagezaho. Mwumvishe indirimbo twinjiranye muri studio zacu, uko byamera kose murumva rero yuko harimo amajwi y'abana. Ayo majwi rero nta kindi agiye kutwerekezaho, tugiye kugaruka ku nkuru zerekeye uburezi, ariko nanone izo nkuru zacu ziri buze kwibanda ku makuru agiye atandukanye, ariko nanone tureba ku burezi, uburyo amanota yagiye asohoka muri uno mwaka 2026 ndetse na 2025 turaza kugenda tubigereranya turebe. Gusa muri studio ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe abavandimwe ndi kumwe nabo, ndi kumwe na Felix. Wiriwe neza? Mwiriwe neza. Ni karibu muri studio za Zova FM. Murakoze cyane. Nanone kandi ntago ndi njyenyine, ku rundi ruhande ndi kumwe n'umunyamakuru Fabien. Muraho neza? Muraho murakomeye. Nawe ni karibu muri studio za Zova FM. Murakoze. Ntago nanone aribo turi kumwe bonyine, nanone ndi kumwe n'undi munyamakuru mwenyewe uturutse hirya kure hagiye atandukanye, ariko nawe umusesenguzi kabuhariwe witwa Paul Ngirishuti. Umeze neza? Meze neza cyane, ndashima Imana. Ni karibu nawe muri studio za Zova FM.